ngo uyu niwe musirikare Imana itoranyije kuyobora icyo nakwita urugamba rugiye kubera i Burundi. Uyu niwe musirikare Imana itoranyije nje kukubwira kandi nkubwiye kandi ndi seriye. Bibiri bya gatatu niwumva ngo bizapfa, icya gatatu gisigaye kinyuzwe mu muriro. Uyu niwe musirikare rero, niwe musoda Imana itoranyije ugiye kuyobora urugamba. Ntabwo ari nyangoma, abantu bafite ubutumwa bumvise n'ubuvugishwa, ntabwo mbipinze, ariko jewe aya ni amakuru yanjye ntangaje ijuru ryampaye. Hari umusoda watoranyijwe ugiye kuyobora igihugu. Koko Ahabu yarakiraniwe aracumura cyane, binjiza ibigirwamana, baraza binjiza ibibaho n'ibitabaho mu ishengero mu gihugu cy'Imana. Koko kira gihugu cyose cyari ishengero, nubwo hari ishengero izwi Salomo yubatse, ngo nuko uhoraho ahagurutsa umuntu wishe Ahabu ndetse n'inzu yiwe yose, abantu 400 bararangira. Rero no muri iki gihugu cy'u Burundi hahagurukijwe umuntu uje gukora iki gikorwa. Iyi ni ingwano iramara igihe gito, ariko koko mugiye kujabuka i Kanani. Imana yavuze ko mutari bujabuke mwese, hari abantu bagiye gusigara kuri uyu mugezi. Uhoraho abwira Digiyoni ngo bajyane kwiriba, nimugerayo abanywesha amashyi ukwabo, abanywesha umunwa ukwabo. Na hano rero hari abamaze iminsi mu kigeragezo, hari abamaze iminsi mu ngwano, ndetse hari abagiye kunyuzwa mu muriro, ndetse hari n'abagiye kubona iyi ntambara. Donke bibiri bya gatatu abo barasigara, ikindi gisigaye gicishwe mu muriro, nkuko n'ijambo ry'Imana ribivuga muri Ezira 13:7, 8 n'9. Aho noneho rero tubandanye, umuntu aba ari kubivuga buke buke kugira ngo ubashe kumwumva no kubitahura. Hano rero nukuri igihugu cyo kirimo abarozi benshi, abapfumu benshi, kirimo ibintu byinshi nagiye mbona byinshi cyane Imana igomba gusenya ikarimbura. Aba barozi bo ni umwihariko, ndetse mbwire n'abapentekoste ubutumwa bwihutirwa nuko n'aba bapentekoste Imana izayibomora. Pentekoste izayibomora, ubuhutu buvemo, ubututsi buvemo, n'amahera avemo, izabomora. Pentekoste yongera itangire bundi bushya, koko iri kanguro ntabwo ari igipentekoste muri kubona izaritanguza, ahubwo hari umubyuro ugomba kubaho, nkuko no mu Rwanda yigeze habaho umubyuro ari uvuyemo ibi byose mwabonye, cyangwa se ni nabyo bitugejeje aha. Nubwo hari ababivanga, nubwo hari abavuga bati turabatinganya, abandi bati turindaya ku karubanda. Yego, mpamya ko nyine tukiri mu isi dufashe igihe mu ngwano, bamwe bazakizwa abandi bagwe, ariko aha naho mu Burundi uko niko bigiye kugenda. Hari rero Pentekoste igiye kuvuka nk'umwana mutoya, ihabwa amata akwiye, ihabwa umutsima ukwiye, ihabwe byose. Hama iyo ngiyo rwose izazenguruka isi yose, kandi izabikora ku rwego navuga ruruta urwo Pentekoste yabikozemo of Rwanda, cyangwa se ADPR of Rwanda. Ngira ngo rero kiranka izaba itaye agaciro muri iki gihugu cy'abaturanyi, ndetse na ryango mbizahunga mu Burundi. Abadayimoni bazava mu gihugu, bomongane, bahunge bagere kure cyane. Rero Uwiteka yambwiye ngo ikinyoma cya Ananiya na Safira mu Burundi kirarangiye, ahubwo kuko harimo ikinyoma kirekire. Kandi igihugu cy'u Burundi Imana yambwiye ngo kigiye kuyoborwa n'abantu bize, bafite siyanse z'umwuka, bafite siyanse z'imeni. Ubwo rero ubu ni ubutumwa Uwiteka ampaye kugira ngo mbutangaze muri iri joro. Muri hangana, ntabwo uyu munsi rwose nuko Imana imbwiye ngo bivuge, ninzi ko tuzayaga ejo, ariko n'iyi video ubyakira uko nyine. Icyo wumva n'ijwi usanzwe unzi ni Prophete Martin, ibindi bisigaye sorry, kuko sinjye wumva, sinjye uraba, ahubwo wumve iby'Imana yantumye mu izina rya Yesu. Rero hano hari abapolitisiye barabeshye, bariyongeza, barica bariyongeza. Inkota yabo yarakoze,
ibyo yagombaga gukora. Ariko buno tuvugana hari umusoda Imana yahagurukije, iramuhagurutsa mu nyungu zayo, mu mbaraga zayo, niwe ugiye kuyobora Burundi igihe gitoya cy'akajagari ndetse n'akavuyo n'ipfu no guhunga no gutemana no gukubitana ibintu nk'ibyo. Uyu musoda ntabwo akuze rwose, muzamubona mu myaka mito cyane, narangiza araba ari guharurira uwitwa Dawidi. Niyo mpamvu rero nakubwira ngo inkunduro, intambara y'inkundura, intambara y'agakura, intambara y'akavumbura amashyiga, intambara apani intambara yoroheje nk'iri muri Kongo ni ingwano nyangwano, koko intwaro nta ntwari iri mu bubiko, nta mbunda iri mu bubiko, imbunda zose zirateguye, abasirikare bariteguye, n'abandi bantu batandukanye bariteguye, abasahura bariteguye, abica bariteguye, abiba bariteguye. Ahubwo Imana idome ku kimenyetso ku bantu bayo mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Yesu, ndakwinginze ubu butumwa turi gutangaza si ubwacu, si inyama n'amaraso, si amafi, ahubwo ni wowe nyene imbabazi n'ubugingo n'icyubahiro. Nukuri rero ntituvuge kandi ntabe twahubwa izina rye rihabwa icyubahiro. Iyi mburu wumva yihane akizwe, kuko waratubwiye ngo uzaza nk'umusuma, uzatungura abantu nk'umujura. None rero igihe cyawe ko gisohoye, turagushimiye Mwami, ko ariko wabigombye ari nako wabishatse. Rero ukwizeye ntazacibwa hiteka ukundi, ahubwo azahabwa ubugingo buhoraho. Amen. Nibyo rero tubandanyije, hano hagiye kwibonekeza hagiye kuba icyo nakwita kubabazwa no kubona iby'amaso yacu atifuzije, atarakwiye no kubona, kuko Yesu aza nk'umujura. Harimo abantu bavuga ngo Yesu bari bumubone nk'uko mubona idarapo ry'u Burundi rishinze ahantu oyaye. Yesu ntabwo ari ukwaza. Yesu abonwa n'abari mu mwuka, yumva n'abari mu mwuka. Yesu ntabwo ari umuntu uvuga ngo genda umurebe kwa Siyoni, genda umurebe mu Kanyosha cyangwa mu Ruziba, genda umurebe mu Gikorana hanaha. Ibyo bintu Yesu ntabijyamo. Yesu avuga ijambo rimwe, ubyumva utabyumva biragushya cyangwa birakuraba, kuko Imana nta kitakoze. Yatanze umwana wayo w'ikinege ngo umwizeye. None utamwizeye giye nkukorera iki? Harimo n'uvuga ngo bizasohora mu myaka 3 cyangwa 5. Nibyo koko, nanjye ntabwo navuga ngo ngaho ngo ejo kuwa mbere sinjye usohoza isezerano, ariko ndi umwe wo kukubwira ubutumwa. Ariko ngiye uko nyobowe n'umwuka w'Imana niko mbivuga. Hamwe n'Imana rero niyo ibisohoza, igashyigikira ijambo yavuze imyaka 1000. Kuvaho kwa Neva rero, cyangwa se kurwaho kwa CNDD-FDD ni ngombwa, ariko CNDD-FDD igiye kuvaho, uyu musirikare afate igihe gitoya cy'ingwano, narangiza neza igihugu agifite mu minwa, niwe uzatanga uburenganzira bwo kwimika umwami Dawidi. Kandi abarundi mwese ntawe uzahaguruka kurwana, ntawe uzahaguruka gutabara uyaye. Nta muntu uzava muri Ruyigi ngo azi Bujumbura, nta n'uzava mu Kirundo ngo ajye Bujumbura. Buri ntara bizaba bimeze nko muri Covid cyangwa muri Corona, buri ntara izaguma hiri, buri muntu azaguma hari. Nukuri nta ngendo zizaba zihari, ntazo. Kandi saa 12 z'umugoroba rwose muzabona ikirere gihindutse amabara atandukanye y'ibiturika. Nta muntu uzava hari, n'abasoda nta ngendo zihari, kubera ko Imana izaba yafunze. Iyo ifunze ntawe ufungura, iyo ifunguye ntawe ufunga. Ibyo rero nibyo bigiye kwibonekeza. Hari umusirikare ugiye kuyobora igihe gitoya cyo kuvaho kwa CNDD-FDD, narangiza abari bushyigikira uyu mwami Dawidi nawe afate ingoma. Harimo ababyitiranya rero bakavuga ngo Nyangoma araje ayobore cyangwa se araje atware. Nyangoma ntabwo aje gutwara, nta nubwo aje kuyobora, ahubwo mu Burundi uko Imana yabigambiriye niko bigiye kugenda. No kuvuga ngo rero iby'abahutu n'abatutsi mu Burundi birarangirana n'iyi ngwano, kandi nanone iby'intara zikize n'intara zikenye birarangirana n'iyi ngwano. Kandi uwasahuye n'uwibye n'uwishe
uri muri bamwe rwose bazicuza icyatumye ubikora, kandi abantu bari kunyuruza, abantu rwose bitambitse ubutumwa bwiza, abantu bitambitse umugambi w'Imana, abantu ndetse no muri Pentekote. Aka kaga nta muntu kari busige katagezeho. Jobundi narabibabwiye umuyaga ugiye guhuha muri Amerika mu byo kwa Trump. Ubu rero mwabibonye ko green card yateje ikibazo gikomeye cyane, kandi n'ukuri abantu bariyo bafashaga imiryango, badufashaga, donc muriyo ku bwacu, ariko namwe muraho ku bwacu. Nibyo koko cyabajyanye aho kwari kugira ngo mugire umumaro mu gihe gisa n'icyo ngicyo. Saba amasengesho rero musengera abantu bose bari mu Burayi n'abari muri Amerika b'Abanyafurika, mubasunikira amasengesho. N'ukuri inkunga zabo zinyanyagiye umugabane wose. Niba mukunda Afurika rero, hari Imana yatuvuzeho ibyiza, ntabwo turi isina ngufi kuko shitani abyifuza. Nyemerera rero mu izina rya Yesu Kristo ufashe, kuko ntabwo byoroshye, ariko kuhoraho biroroshye. Nyemere rero ikiri kwihutirwa hano nkivuge mu izina rya Yesu Kristo, kandi Imana idushyigikire rwose. 2/3 cyangwa se 2/3, 2 bigomba gupfa, icya 3 kikanyuzwa mu muriro kikarokoka. Muri Ezira 13, 7, 8, 9 niryo jambo rihari ko abantu bamwe bagomba gupfa bagahwera, ndetse n'abandi bagapfa bagahwera. Noneho aba 3 basigaye bakanyuzwa mu muriro, nk'uko ifeza izahabu inyuzwa mu muriro ikavamo umuringa cyane ibindi bashaka. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ibi bintu nibyo bigiye kuba rero. Hano hari abantu bahora baragurisha ubwenge, inzuzi n'ibindi mu gihugu cy'u Burundi, bavuga ngo reka numve ko perezida ugira w'imingoma ari uwo mu ntara yacu, cyangwa ari uwo mu bwoko bwacu, cyangwa ari uwo mu mugambwe ndimo. Ibyo byose muri kwibeshya, kubera ko Imana irahagurutsa ingwano, intambara. Irahagurutsa ingwano, ihagurutse intambara. Iyi ngwano nimara kuba karundura izahitana benshi, abandi bapfe cyane rwose, abandi bahunge. Nyuma y'ibyo ikizibonekeza n'ikizakurikira n'icyahe wibaza kigiye gukurikira muri ibyo tumaze kuvuga. Abazarokoka rero niwo muriro ari wo uyu bagiye kunyuzwamo. Hari umuriro buno uri burokoka arabanyujijwe mu muriro, kandi n'ubu hari abari kunyuzwa hehe mu muriro. Hari n'abagororotsi, cyangwa se abantu, sinekanere kuvuga abagororotsi, hari n'abantu babaye mu mageragezwa i Burundi cyane, mwanyujijwe hehe mu muriro. Kuko ibi bitangira murabizi, nuko bizarangira amakuru murayafite. Ko CNDD-FDD yagiyeho murabizi, nuko igomba kuvaho murakuzi. Rero ku ngoma y'uwitwa Ahabu hari umuntu Imana yahagurukije w'umwami, amaraho igihe gito cyane, umengo nticyuzuye umwaka, ariko nanone ntikirengeje umwaka. Atsemba umuryango wa Ahabu wari ugeze ku bantu 400. Ararandura, arica, arasenya, amare, nawe Imana ihita imukuraho. Niho nyuma yaho Imana yatoye undi mwami, ngira ngo ni Samweli niba ntihenze, ntabwo ndahasoma, sorry, ariko nzahashaka nzahababwira waje gusimbura uyu mwami. Ni inkuru narindi kubabwira iri muri Bibiliya, ariko si inkuru, ni ijambo ry'Imana. Mu by'ukuri rero dore ni Burundi kigiye kuba nicyo, ntubijye kure, ntugire ngo hari ibindi biri bube, nibyo. Yesu Kristo mwana w'intama w'Imana, mu Burundi 2/3 bari buhwere, igisigaye cya 3 kinyuzwe mu muriro. Icyo nicyo kizavamo Pentecoste, icyo nicyo kizavamo abajabuka i Kanani. Ntabwo mwese mwajabuka, mugiye kunyuzwa ku mugezi, mugeragezwe. Kandi abayoza amashyi ukwabo, abarwesha umunwa ukwabo, Digiyoni agiye kubamanukana bagerageze, marayika witwa Digiyoni. Mwese mugiye kunyuzwa hehe mu muriro.
ariko bazanyuzwa mu muriro ni abagomba kujya hehe? I Kanani. Abatazahanyuzwa abo nabo ni abagomba kujya hehe? Cyangwa se ni abazaba bari hehe? Ni abagomba guhwera cyangwa se gupfa. Rero nuza kwitegereza uraza gusanga ibintu byenda kuba biteye ubwoba, kandi nimbivuga uko arimo ababyumva n'abatabyumva. Yesu azaza nk'umusuma, ntabwo mvuga kugira ngo munyumve, nimwumve Kristo, kandi hano ntabwo navuga ngo kugira ngo munyemere, oya. Abataremeye umwami wabo ngiye muranyemera ndindi. Ntabwo rero jyewe, kuko Yesu nge mvutse ejo bundi, ariko ubu butumwa yabubahaye nge ntaravuka. Nageze i Burundi ubu butumwa mubufite, ariko nge ntabyo nari nzi. Nafunzwe mubufite, fungurwa mubufite, ninjiye buhari, sohoka buhari. Na n'aya masaha mpamya ko ubajije umurundi uri mu myaka 50 ubu butumwa arabuzi ko igihugu cy'u Burundi kizinjira mu isezerano, kikaba mu mugisha ntangere, kikaba mu buzima bwiza 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 bw'amata n'ubuki. Shuti yanjye rero, buriya ahari inkovu habaye igisebe, kandi ahari uguseka habaye kurira, kandi ahari ibyiza habaye ibibi. Nimubona rero Imana ibabwiye ngo mbajyanye i Kanani, ntabwo muri bujabuke mwese, hari abari busigare, kandi abasigaye rwose nta ntashyo tubaha, ahubwo ntabwo tuzabakumbura, kuko mwadutabaye ku rugamba, mwaradutereranye. Imana itabara. Muba mwarasengeye igihugu, muba mwarumviye, muba mwarihannye, kandi mu by'ukuri hano naravuze ndavugishwa, ntanga igihe, ntanga ibihe, fungira mu migani, nderura kugira ngo abantu bikebuke. Ariko kubera igihugu kiri muri Babuloni y'ubunyage bw'ibiturire, ruswa n'ibindi, kubera igihugu cyashimuswe mu buryo Satani yagombyemo ko kijya kubamo kigakoronezwa n'umwanzi, nibyo by'ibi natwe twiro turuva turi kuvugishwa tugasanga nta kigongwe gihari. Imana idutabare. Rero ni ukuvuga ngo Sebarundi waratwaye, ariko ku ntwaro ye hagiye kwibonekeza ingwano no gukurwa kwe ku butegetsi cyangwa ku buyobozi. Iyi ngwano ni izahitana abantu benshi. Hariho rero utoranyijwe muri iyo ngwano zabo yiyoboye. Ntabwo Dawidi azaza kwica no kurimbura, oyaye. Dawidi azasanga umweyo wahanyuze, hakubuwe, hameze neza, atware. Ariko hari umuntu ugiye gukoreshwa muri ibi by'intambara, ku buryo igihugu aba gifite mu minwe, kandi agakoreshwa ibyo nyine byo kurasana, kurwana, guhunga, guhunguka hasi hejuru. Imana yamara kubona igihugu gishyize ku murongo, igahamagara utaramenye amaraso, utariyanduje, utaranyuze muri ibyo byose, ikamubwira ngo akira inkoni y'ubushumba, uhita ujabukana Abarundi. Umugisha uzahita ufunguka mu mpande zose. Ngira ngo murabizi twese, hari ububyutse bwigeze buba nyuma ya Jenoside mu Rwanda. Abantu barakizwa, abantu barasenga, imisozi yo mu Rwanda barasenga. Ari byo byaje kuvamo ivugabutumwa ry'ubu, uretse ko nanone buno yenda ndaza kubashyiriramo video. Ivugabutumwa ubu ntabwo navuga ngo rihagaze neza, ahubwo rihagaze nabi. Rihagaze nabi, abantu bari mu bisubizo, baradamaraye, bibagirwa Imana, barayoba, bararindagira, baramera ukuntu. Ariko mu gice cya nyuma cyangwa se mu gice cya kabiri cy'ivugabutumwa, nabashyiriramo video y'umugore uri kuvuga ngo Yesu yamuteye inda. Mbashyiriremo undi mugore uri gushima Imana ngo Imana ngo yamuhaye ikibuno cyiza, ndetse imuha n'amabere akajya yazamura, ngo ni muyarebe. Aha rero unyemerere ninza kubivuga uko nuko nyene, ariko ntabwo iki gice cya mbere ubwo reka ibyo mbisimbuke. Ni ukuvuga ngo aho naringeze rero, igihugu niba hari marayika uje kubishyira ku rutonde, hakaba hari marayika uje kubitengeneza, hakaba hari marayika uje kubitondeka, akaba marayika yiyiziye ngo abishyire ku murongo, nakwambia biguma byoroha. Umwami Yesu arikorera ibitangaza. Amen. Biguma byoroha, Kristo arakora ibitangaza. Rero mbashije kukumenyesha, mbashije kukubwira ibi bikurikira. Nuko
umuntu udafite umutaka muri Kristo Yesu imvura igiye kukunyagira. Umuntu udafite umutaka muri Kristo Yesu imvura igiye kumunyagira. Buno ikintu gihari ni uko imyiteguro yararangiye. N'Uburundi buriteguye ari Uburundi buzi neza, ngira ngo namwe murabizi no mu matangazo no mu byo Neva avuga arababwira ati ntimujya mu mukondora zosi, ntimwiyubare, isekeza ntiriri kurangira. Donc hariya na hariya biri kwibonekeza ikintu. Rero hano abantu turi kubabwira cyangwa turi kubabarira nuko n'igihugu bwacyo kirabizi, na Kongo irabizi, n'u Rwanda rurabizi, n'amahanga arabizi, Uburayi na Amerika. Umuntu wese azi neza ko mu Burundi isaha umunota igihe icyo ari cyo cyose hashobora amateka ashobora kwisubiramo bikaba ingwano itarigeze kubaho cyangwa kwibonekeza cyangwa kugaragara. Biturutse kuki cyangwa bibonekeye he rero? Cyangwa urabibwirwa n'iki? Kiri bukwereke n'igiki? N'ukuri busange nta bihumuriza bihari, nta n'iby'amahoro bihari. Ari mu buryo bw'umubiri ni probleme, ari mu buryo bw'umwuka ni probleme. Ngira ngo rero nakaga ariko abafite amatwi barabyumva, abatayafite ni ikibazo gikomeye cyane. Abayafite barabyumva, abatayafite ni ikibazo gikomeye cyane. Kandi mbivuze nemye kubera ko ahatereraga hagiye kumanuka, ahadugaga hagiye kumanuka, ahamanukaga hagiye kuduga. Rero intara zose, amakomine yose udutumba twose, saa 12 z'umugoroba zigiye kubagereraho, burajya gucya ibintu byahinduye isura. Umuriro uri kwaka, ibintu bituragurika, ibintu bivuza induru, abantu biyamira, kubera ko Imana yarababwiye ngo mbajyanye i Kanani, ariko ntimwagenda mwese, kandi ntago mwagerayo mwese. Hagiye kubaho kurobanura, hagiye kubaho nk'uko na Neva atari utoranyijwe kujabukana Abarundi. Ngibi nguko rero. Ubwo rero hano dufite amakuru yo kukubwira ngo fata umwanya wiyiriza ubususenga, kuko ni ibintu biteye ubwoba cyane. Ngwayimana y'ukuri komeza kunyobora, uracishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka. Mwami kubaho ntagufi bintera ubwoba n'amaganya, ndetse byabasha kugeza no mu rupfu vuba. Ibyiza mbona nibi kwizera Umwami Yesu, no guhora ngendera mu nzira ye ntunganye. Nawe yemeye kujya ndetse no kuyobora neza, amesha no kwiga vuba mu mahoro. Uru rugendo ufite n'urwo kujya mu ijuru, Umukiza ntiyari nanjye nkwiye kujyayo. Kandi umunsi nzabangeze nzamuhimbaza ibyishimo, nzanezezwa n'uko iwe wanguza amaraso. Kandi umunsi nzabangeze nzamuhimbaza ibyishimo, nzanezezwa n'uko iwe wanguza amaraso.
mw'ijuru sinzabona abanzi banjye ukundi, nta n'icyo nzahabura n'ijuru ry'amahoro. Nzashima Imana mvuza impundu nti haleluya haleluya, nzarambura amaboko mpimbaza umwami Yesu. Nzashima Imana mvuza impundu nti haleluya haleluya, nzarambura amaboko mpimbaza umwami Yesu. Hano dufise ubutumwa navuga ngo biteye ubwoba, biteye n'agahinda. Biteye n'agahinda. Hano hari umumama uvuga ngo Yesu yamuteye inda. Banza umwumve gatoya tubone kujyana mu ivugabutumwa tugiye kujya. Ibi noneho turabihanuza ngo iki ko Yesu bamugeretseho inda ku ngufu. Yesu yantereye inda mu kibaya kiyobowe n'abashumba batazwi. Alhamdulillah, Yesu hano nativugira, hano ashobora kwisanga ari gutanga indezo y'umwana atabyaye ku ngufu. Harimo umushumba bita Rukundo. Byanga bikunda uyu mushumba witwa Rukundo uyu mugore ari gutangaho umugabo nafatwa afungwe asobanura ukuntu yabonye vizavi Yesu umwana w'Imana aterera inda mu kibaya cye. Dore aho abakobwa mwahereye, noneho uru rwo turanaruburana duhennye, ariko uyu mukoboyi ntagere ko hinda atabyaye. Mu by'ukuri niba ubyumvise inyigisho y'uyu munsi, reka dufatira wamwumvishije ngo Yesu yamuteye inda. Buriya mu gakiza habamo ikintu cyitwa discipline, habamo indangagaciro za Gikristo. Mu gakiza habamo kutamenyera, habamo kutubahuka, habamo kutarengera. Petero umuhanga mu kubaha yaravuze ngo njye mumbambe mucuritse. Yesu yarinze ajya mu ijuru ndetse anagaruka mu isi bari muri twebwe, ndetse arongera anasubirayo kutwubakira no kudutegurira heza. Yari ataravuga mu kanwa ke ijambo Imana, yavugaga data 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 data. Hazagira umuntu unyandikira cyangwa nk'umurongo aho Yesu yavuze Imana, njye naho ndabona. Tuzi mu mibereho y'abigishwa be nta mwigishwa n'umwe avugaga Yesu ko yiboneye. Baravugaga ngo umwami wacu, bakavuga umwami Yesu. Noneho ariko mu kwirukana amashitani n'ibindi bakavuga izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, bakamwubaha. Noneho rero njye ningaruka uyu mumama, hari ugukizwa ukagenda ukajya imbere ukagwayo, hari no gukizwa ntugereyo. Harimo nyine bahita bango yarenze umusaraba. Ibi nabyo rero bisa no kutubaha, kugenda upotera ntubimenye, ukazimira ntubimenye, kugenda utari umeze nk'umuntu utwaye ikinyabiziga kidafite televiseri cyangwa amatara. Ntabwo ushobora gutinyuka ngo uvuge ngo Yesu yanteye inda, ubisanishe n'inda y'umugabo. Uko twe dutera inda nk'abagabo, abagore bakazisama. Iryo kosa ni kosa rwose rikomeye mu ivugabutumwa, kandi uri umuhanuzi. Ntabwo byemewe, sibyo. Uko utafata izina rya perezida ngo urikinireho ivuga uko ubonye, bavuga nyakubahwa perezida wa repubulika. Ariko ntushobora guhamagara perezida mu izina nk'uhamagara mugenzi wiwe cyangwa inshuti yiwe, ntibyemewe. Ntabwo rero umwami wacu ari we umuntu abyuka akaza agafata itangazamakuru ngo Yesu yanteye inda, ngo twararyamanye, ngo muri iki cyumba ngo nike ngo tukibanamo. Abari kugukurikira mu gakiza abana batoya, abadasobanukiwe iby'umwuka, uri kubazimiza, urimo urabaha umurongo utari wo. Ntabwo Yesu aterana amada, Yesu ntaba mu mubiri, yisaba mu mwuka. Uku ni ukuyoba, uku ni ukujijwa, uku ni ukurindagira, iki ni icyaha, ibi ni bibi, uyu ni umwaku, iri ni ishyano, kandi ni ibintu bibi cyane mu izina rya Yesu Kristo. Ngira ngo ahubwo nibigukundira uzagaruke no kuri kamera usabe imbabazi. Nta mupasiteri n'umwe, nta mwigisha n'umwe
wagushyigikira ngo wigishe ngo Yesu yaguteye inda ngo duhuriye ngo mu kibaya ngo cy'umuntu witwa Rukundo, ngo udakijijwe utagenda neza. Bibiliya ngo uvuga ururimi rutumvikana aba yibwira, niyiyongorere niyibwira, ariko nushobora kuvugira mu ruhame mu bantu ibyo bintu ukwiye kubisobanura ibyari. Ngira ngo n'uyu rero ashobora kuba yibeshye yihenze akitiranya ibintu ku rwego rw'uko nawe ari byo by'ibi bimushikiye kandi bimubayeho, by'uko yayobewe iyava akayoberwa n'iyajya, kandi yatangiye neza. Abantu bakurikiye ubutumwa bwe n'ibiganiro bye, nanjye najyaga mbyumva mbonye umwanya vrema rwose nta bindi, ariko hano shitani biri kugukoresha. Yesu ntabwo atera amada abantu. Bibiliya ntaho ivuga ko Yesu yateye inda, nta n'umwigishwa mu bagore bakurikiraga Yesu, mu bagabo bakurikiraga Yesu. Ayo ni amagambo tudakwiye kuba ducisha no mu kanwa no mu rurimi rwacu. Bavuga butumwa bagenzi banjye, bene data abakristo, nukuri nimwubahe izina ry'Imana, nimutinye izina Yesu Kristo, nimugire uburere, nimugire umuco, nimwubahe, nimwigengesere. Reka nkureke wumva indi video nayo y'akamaramaza, navuga ngo mu Rwanda ibihari nagahomera munwa nakayobera bahinga. Aya mabere n'Imana yayazanye. My lord, I wonder. Hello. Ntago ari isuti yiremereye na amabere. What the mean? Yesu wayampaye. Najyaga nibaza ukuntu nzagira ikibuno. Nkikoraho nkumva nanjye ngifite. Nacyo ndagisengera, dore Yesu yarakimpaye. Ntago ari imyenda. God have mercy upon us. Dore ngiki. Ndashimira Imana ko nameze amabere. Muyihereze icyubahiro. Ndashimira Imana ko nameze ikibuno. Muhereze Imana icyubahiro. Ibi bintu byose mbabwiye nari narabisabye Imana. Ngira ngo uyu mumama nawe wamwumvise, nawe n'umumama ahagaze imbere y'abantu ati mfite amabere, wanabirebye wanabibonye. Aya mabere ati ni amabere. Mu busanzwe amabere muri adorisasi, umuntu wese anyuze muri adorisasi, amabere y'abamama afite ubusobanuro bunini cyane mu bijyanye n'irari ry'abagabo, cyangwa se mu bijyanye no mu gukarisa, cyangwa se mu kurangurura amabanga y'abubatsi. Nta mugabo n'umwe utanyura kuri ayo mabere, nta mugabo n'umwe utazi iby'ayo mabere. Iyo uhagaze imbere y'abantu kuri karutari ukavuga ngo Yesu ashimwe, wibaze Yesu ashimwe, ngo aya mabere ukayazamura uyatigisa, ngo aya mabere muri kuyabona, ngo ntabwo ari isutiya. Mu yandi magambo arahagaze. Amabere ni ay'abana bonka, amabere ni inyungu z'umugabo wawe, sabwa ari ay'ishengero, sa yitorero. Amabere aje mati, ugakata ngo hano ufite nyashi, ngo ufite ikibuno. Cyakora hano hari abantu beditinga bagashyiramo ibintu byo kubaseka, abana badayimoni baba bahagaze imbere y'abantu. Uyu ni dayimoni. None nk'umuntu uhagaze imbere y'uyu mumama, buna abakobwa bose badafite nyashi ni ikibazo, abamama batagira nyashi ni ikibazo, hadutse umudayimoni wa nyashi. Aba babyeyi mwatubyaye, izo za nyashi zije ubu nta zari ziriho, ariko se ntabwo mwari mufite ibisusu, abandi ni mwari mufite ibibuno? Twari tubizi uko. Dayimoni irabihingura, ibihindura nyashi. None uyu nawe ahagaze imbere kuri karutari ati iki kibuno naragisengeye. Bene data, ubu ni ubupfapfa bugeretse ku bundi. Mu izina rya Yesu Kristo tubanje Yesu Kristo. Koze isoni itorero, kuno gushingirira itorero. Uyu wakwiye gukizwa agasengerwa. Ntabwo navuga ngo ahubwo uyu nguyu we rwose
ari uriya. Izi ni za mpempu mbi ziyoberanya ngo hari abamarayika bagiye shitani bamuta mu kuzimu, hari abamarayika batajyanye na shitani ntibaguma no mu ijuru, ngo bihindura abamarayika b'umucyo baguma bayerera bazerera mu kirere ahantu aho ariho hose. Abo nibo batera bene aba bantu, ugasanga mu ivugabutumwa yacanganyukiwe, ugasanga mu ivugabutumwa abantu bagukomeye amashyi, hahise hazamo ibyo nakwita umurengwe, kohoka, kutagira icyo nakita uburere busa no kudatinya no kutuba hariho twatangiriye. Rero muri iri vugabutumwa mbasabe bene data, ingingo zacu ni urusengero rw'Uwiteka, imibiri yacu ni urusengero rw'Uwiteka. Niba ufite amaso wiyareba mu buryo bw'abadayimoni, wireba mu buryo bwa shitani. Niba ufite amatwi wikumva mu buryo bw'abazimu. Niba ufite akanwa wisohora garagura karindwi, wipfa kuvuga amagambo yose y'amafuti y'abadayimoni. Niba ufite amaguru wigenda ingendo suku ninahaza no kugendera kuri kuhimbaza abadayimoni. Abantu basigaye bagenda ingendo bikaraga binyonga mu buryo ntashobora kukubwira hano, bugoye buruhije bubi. Nibyo byibi rero biteye aski, iseseme, ishozi. Rero turi urusengero rw'Uwiteka Imana Nyiringabo na Isirayeli. Mu by'ukuri rero reka mbwira abantu ngo Yesu arakicaye ku ntebe y'imbabazi, uwemera kwihana yihana, ariko twebwe mwirinde musenge mutajya mu moshya mabi. Kuko n'ibindi nawe wabonye ntavuze, n'ibindi wumvise ntavuze, ibi byose nta kindi gisobanuro wabiha, nicyo nyine. Imana idutabare, Imana idutabare. Hembura umurimo wawe Mana, n'ubw'iyi si dukurura cyane, abajyaga baririra ishengero Satani yamaze kubagusha. Hembura umurimo wawe Mana, kuko iyi si dukurura cyane, abajyaga baririra itorero Satani yamaze kubagusha. Mwami Yesu, nukuri turatinye kandi dufite ubwoba kubw'ibyo tubona. Yego, imbabazi zawe ziriho, nukuri utabare ishengero, utabare itorero, utabare izina rya Yesu Kristo. Utabare Mungu wa mbinguni. Ndagushimiye rero ko nta kibuta kizi, ariko uturinde twere kujya mu moshya mabi nk'uko wabibwiye abigishwa bawe. Yego, ndagushimiye rero ko bene data, mwene data umuhaye umugisha twatangiranye tukaba tunasuzanyije, umwigisha n'umwigishwa twuzurizwa imbere yawe, kandi Mwami tuzaba baragwa tukiri mu isi, uduhe umugisha, ndetse umugisha uzaduhesha kuzabana nawe iteka ryose mu ijuru. Amen. Ugira umugisha n'ubugingo, ibintu by'iwawe uhoraho biroranye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.